hari abantu usanga bafite mu kiganza hakomeye ku buryo nawe agira isoni zo gutanga ikiganza cye, ugasanga ni ibintu bimutera ipfunwe cyangwa se nawe yagusuhuza ugasigara wibaza ngo ese uyu muntu yabaye iki? Bishobora guterwa rero n'akazi kawe ka buri munsi ukora cyangwa se nanone bigaterwa n'ibihe. Hari abantu tugera mu gihe cy'izuba ugasanga umubiri wabo urahindutse ndetse rimwe na rimwe ugatangira gusatagurika. Ariko nanone ngo jya wita cyane ku masabune ukoresha kuko ngo hari amasabune dukoresha aba ataragenewe gukoreshwa ku mubiri wacu, bityo nabyo bikaba byaba intandaro y'uko uruhu rwacu rwumagara. Ikindi ngo jya ukoresha cyane gloves cyangwa se ga igihe uri gukoresha aya masabune yagenewe gukoresha amasuku. Ikindi ngo ntugakunde gukoresha air dryers mu kumisha ibiganza byawe. Jya ukaraba ufate nk'agakoto k'agatambara hanyuma wumishe ibiganza byawe kuruta gukunda gukoresha air dryers cyane kuko nayo igira uruhare runini mu kumisha uruhu. Niba uri umuntu rero wisanze ufite ikiganza gikomeye handi kigutera ipfunwe, uyu munsi naje kugufasha kukubwira bimwe wakoresha ukabasha gusubirana ikiganza kimeze neza ku buryo gifite uruhu ruhehereye. Nguhaye ikaze niba uri mushya, ngushimira by'umwihariko wowe wamaze gukanda subscribe, Imana ikumere umugisha. Icya mbere uzakoresha, uzafate isukari n'amavuta ya olive. Tuzi ko amavuta ya olive yifitemo ikinyabutabire cya antioxidant gifasha kurinda uruhu kwangirika, kikagiramo na anti-inflammatory irinda ibyago byo kurwara kanseri y'uruhu. Ibi rero urumva ko aya mavuta arakomeye. Nuba uyafite rero ukaba ufite n'isukari, uzafata akayiko kamwe k'isukari, ufate 1/2 cy'akayiko k'amazi, ufate 1/2 cy'akayiko ka extra virgin olive oil. Ku bantu barebye video yanjye ijyanye no ku mavuta ya olive, mwamaze gutandukanya amavuta ya pirate n'aya original. Aha rero uzafate original hanyuma uzabivange, numara kubivanga uzabisige mu kiganza, ubimase neza witonze, ubikore iminota 5, hanyuma ubikarabe. Numara kubikaraba umaze guhanagura ikiganza, uzafata amavuta ya olive hanyuma uyasige mu kiganza, uyasige neza ubona yuko amavuta amaze kwinjira mu ruhu, hanyuma wambare za gloves zawe cyangwa za ga za koto ujye kuryama, hanyuma ujye ubikuramo mu gitondo. Uzabikore 3 mu cyumweru, ubikore igihe kingana n'ukwezi. Icya kabiri uzafate umunyu n'indimu. Urabizi ko indimu nayo yifitemo ikinyabutabire cya hydroxide acid, ni ukuvuga ngo gifasha mu gukuraho selile z'uruhu zashaje hakaza izindi nzima. Uzabivange rero ubisige mu kiganza neza, hanyuma ubirekereho iminota 5 kugera ku 10, hanyuma numara kubirekeraho uzabikarabe, numara kubikaraba wihanagure, wisige amavuta ya olive oil mbere y'uko ujya kuryama. Ibi bintu nabyo uzabikore 3 mu cyumweru ukwezi gushire. Ikindi kizagufasha, uzafate ubuki. Uzafata ubuki bumwe bwa original ubusige mu kiganza, ubusige neza nabwo umase neza, ubumase iminota 10 uri kumasa ikiganza irangire, hanyuma nimara kurangira uzabikarabe, numara kubikaraba uzasigeho amavuta ya vaseline, hanyuma ujye kuryama. Ibi uzabikore 2 mu cyumweru mu gihe kingana n'ukwezi. Ikindi kizagufasha, uzafate isukari hanyuma numara kuyifata uyivange na coconut oil. Numara kuzafata akayiko kamwe k'isukari, ufate n'igice cy'akayiko cya coconut oil, ubivange neza, numara kubivanga ubisige mu biganza, ubisige neza, ubimase iminota 5.
hanyuma uzabikarabe, uhanagure ikiganza, numara kugihanagura ufate olive oil wisige mu kiganza, hanyuma ujye kuryama. Uzabikore 3 mu cyumweru, igihe kingana n'ukwezi. Ikindi nabwo wakoresha amavuta ya kokonati yonyine. Ugafata amavuta ya kokonati yuzuye utuyiko 2 ukayasiga mu kiganza. Jya usigaho amavuta ku buryo ubona ko koko amavuta ahari. Hari abantu bisiga ariko ukabona arafata utuntu duke nyine. Jya ufata amavuta agaragara. Hanyuma numara kuyafata uyasige mu kiganza neza, uyamase neza ubona ko amavuta yamaze kwinjira mu ruhu, hanyuma numara kuyamasaho ubona ko yageze mu ruhu, ufate ga za koto uzambare, numara kuzambara ujye kuryama, uzazikuremo ubyutse. Ibi bintu uzabikore buri munsi igihe kingana n'ukwezi. Ikindi kizagufasha ni amavuta ya vaseline yonyine, amwe ya petroleum jelly cyangwa se arimo peteroli. Hanyuma uzayafate uyasige mu kiganza, uyasige neza kuko uyamase ubone ko ikiganza cyawe giherereye. Ntuzafate ngo urambikeho cyangwa se uhite usigaho vuba 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 vuba, oya, uzitonde ufite umwanya usigeho neza, umase inyuma y'ikiganza, umase mu ntoki hagati no mu kiganza, hanyuma nubona ko amavuta yamaze kwinjira ufate ga za koto zikozwe muri koto uzambare, hanyuma uzikuremo mu gitondo. Ibi bintu nabyo ujye ubikora buri munsi mbere y'uko uryama igihe kingana n'ukwezi. Ibi bintu nubikora nk'uko mbikubwiye uzagira ikiganza cyiza, gisa neza, gihehereye, uca ukubiri no kugira ipfunwe